ikindi niba uzi yuko nawe ibi bintu bine ugerageza kubikora, ufate niba ari 5, niba ari 1000, niba ari 20, ugende wicara ahantu, ugende niba ari inkoko yawe uyivovora uyigure, tugomba no kuryereka uyigura uvuga uti Mana ndagushimiye kubw'imbaraga wampaye. Mu yandi magambo ntiwirate. Basore, bakobwa, bamama, bayobozi batandukanye mutuyoboye impande zose mu nzego zitandukanye, birakwiriye yuko tugira iki? Tugira ubunyangamugayo. Birakwiriye yuko tuba icyitegererezo cyiza, tukamera nka Daniyeli. Birakwiriye yuko umuntu akureba ugenda akifuza kukuganiriza, akifuza kugendana nawe, akifuza kumva amagambo akuvamo, akavuga ati ninganira na Claudine ndanezerwa, ninganira na Claudine ndaruhuka, ninganira na Claudine nibura no kuvuga ngo ugomba kubigira ukabifata ukabishyira mu bwonko bwawe, ukavuga uti ubu nanjye ngiye kubigira ikintu cy'ingirakamaro muri njyewe. Ako kanya usabwe guhinduka, ugahindura imitekerereze yawe igahinduka. Ushire imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu. Ndagarutse mu kiganiro cyiza cyane nze kubategurira, ariko reka manze senge. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'aya masaha, tugushimiye kubw'abana bawe turi kumwe kuri izi kamera za Humura TV. Claudine, Mana reka ubahe umugisha kandi udufashe muri byose. Tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye, izina ryawe nirishimwe. Turaguhamagaye kugira ngo ube mu ruhande rwacu, kandi tugushimiye neza uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirishimwe kandi nuhimbazwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Iyo mubona nseka rero aba ari urukumbuzi, banumva mbakunze, usibye no kubakunda, banumva mbakumbuye, banumva nabahobera. Rero nkuko nari mbibabwiye, mbahaye ikaze kuri kamera za Humura TV. Claudine, muhabwe umugisha kandi mugira amahoro y'Imana. Duherukana turi kuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kugira ubunyangamugayo. Hanyuma mu gice cya kabiri twabateguriye ibintu 4 noneho biranga umuntu ufite ubunyangamugayo. Ibintu ibyo ukeneye kubyumva, ni iby'igiciro, ni iby'umugisha, ni iby'ibyishimo, ni iby'umunezero. Kugira ubunyangamugayo muri twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu gice cya kabiri rero ni ibyo ngibyo nabateguriye, muhabwe umugisha n'Imana. Mbere yuko ninjira ku kintu cya mbere, ndashaka kukubwira yuko guharanira cyangwa se kugira intego nziza yo kuba wagira ubunyangamugayo bishoboka. Kugira mu yandi magambo kuba wagira ubunyangamugayo ni ibintu bishoboka. Ntabwo ari ibintu bishakishwa, ahubwo ni ibintu bigira gute bishoboka. Gusa icyo bisaba umuhati, bigasaba kwiyemeza, aricyo twita kugira intego mu buzima bwacu bwa buri munsi. Cya mbere bisaba kwiyemeza, cya kabiri bigasaba kuba muri wowe ufite intego y'icyo ushaka kugeraho cyangwa se icyo ushaka kuba cyo, yuko ushaka kwitwara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndanezerewe rero n'ubundi
mba numva nuzuye umunezero kuko igihe twarakariye ni kinini. Abantu twararakaye, abandi ngo barahumuye, ariko by the way ni ukuri turashima Imana ijya iduha umunezero, atari uko twabonye ibyo kurya bya mirenge, atari uko wenda badusingije, atari uko badukomeye amashyi. Turashima Imana ijya iduha umunezero. Wagenda mu nzira bakabona useka, ugasanga rimwe na rimwe bari kuvuga bati ese uriya muntu bimeze bite, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nawe niba kubasa kuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Haleluya. Igihe cyose bazakubaza ngo kuki wuzuye ibyishimo, kuki wuzuye amahoro, kuki umeze gutya, uzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza, kuko Yesu atanga amahoro atagabanisha. Sibyo? Nizere yuko muriho umunezerwa kandi Imana iraba umugisha. Twagiye ku kintu cya mbere kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo. Ikintu cya mbere kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo cyangwa cyakwereka umuntu ufite iki ubunyangamugayo. Ikintu cya mbere, ntabwo ahubuka kandi ntahatana. Umuntu ufite ubunyangamugayo muri we, icya mbere ntahubuka kandi ntahatana. Tuvuge ngo amen. Tugiye kwifashisha icyanditswe kiboneka hano mu gitabo cy'Imigani. Turasoma ku murongo wa 18, turasoma ibice 18 ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 16. Haranditse ngo umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Umva ijambo ariko. Ku murongo wa 16 ho haravuze ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Amaturo y'umuntu, by'umwihariko umuntu ufite umunyangamugayo, ajya amugeza imbere y'abakomeye. Tuvuge ngo amen. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ufite ubunyangamugayo ni umunyamahoro pe. Impano y'uyu muntu ni umugisha ku bandi, ni urufunguzo rufungura imigisha ku bandi. Mu yandi magambo, impano y'uyu muntu ufite ijambo ryitwa ubunyangamugayo, impano ye ni igisubizo cy'imfubyi, ni igisubizo cy'abapfakazi, ni igisubizo cy'abababaye, ni igisubizo cy'abantu babuze uko bigira impano ye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ufite ubunyangamugayo ni umunyamugisha. Mu yandi magambo, muri za mvugo z'abiki gihe arakubiye. Afite umunezero, afite amahoro muri we, afite ubugwaneza. Mbese ni ukuvuga ngo hari n'umuntu ubaho, hari umuntu ubaho mu bantu batajya babasha kugira ubunyangamugayo, ugasanga abayeho mu buzima bwo gusharira, ugasanga we ubwe arishaririye, akagenda ameze nk'umuntu wahumuye, wanutse, w'umurakare, akagenda yumva yuko nyine buri muntu wese namubona arahita ko amutinya. Uyu muntu hari igihe ashobora kuba Imana yaramuhaye impano, ariko impano Imana yamuhaye ntamenye ubwenge, akayikoresha nabi, abera abandi umuravumba, cyangwa se akabera abandi cya giti niba ari umuti bita umubirizi, akabera abandi ubusharire. Mu rugo akaba umusharire, mu bana akabasharirirwa,
mbese ahantu hose akaba umusharire, noneho n'abamurebye nabo bagasharirirwa. Ariko ni ukuvuga ngo umuntu ugendana ubunyangamugayo cyangwa se ubufite ni umunezero, ni urufunguzo rwagufungurira imigisha yose. Abaje bamugana uyu muntu ufite ubunyangamugayo barahembuka, abaje bamugana bararya bagahaga kuko arabagaburira, afite ibyo abagaburira byiza. Uyu muntu ufite ubunyangamugayo arakajya mu ijuru adapfuye nka Eliya, nubwo wenda bitazongera kubaho. Iyo umugezeho wari ubabaye umutima wawe uraruhuka, iyo umugezeho wari ufite agahinda wongera kugira amahoro muri wowe, iyo umugezeho wabuze uko wigenza akugira inama akagufasha mu rugendo, hanyuma ukongera kugira ibyiringiro muri wowe. None se niba Bibiliya igaragaje yuko abanyabwenge bashaka uyu muntu ufite ubunyangamugayo bakifuza no kumutega amatwi, urumva atari umugisha ukomeye? Ni umugisha ukomeye pe. Kuba ufite ubunyangamugayo ni ikintu gikomeye cyane, ni impano idasanzwe, ni ubutunzi buhishwe muri wowe, gusa hari n'abatabimenya, hari n'abatabiha agaciro, bakaba bazi yuko ngo abantu bose ngo ni bamwe ngo oya, ntabwo abantu bose ari bamwe. Niba Bibiliya itweretse yuko amaturo y'uyu muntu ufite ubunyangamugayo amuzamura, akamuzamura, yamara kumuzamura akamwicazanya n'abakomeye, akantu keza cyane. Amaturo y'uyu muntu ufite ubunyangamugayo ngo aramuzamura akamwicazanya n'abakomeye. Urumva ukuntu afite umugisha ukomeye mu biganza bye, afite umugisha ukomeye mu biganza bye. Nubwo tubwira abantu ngo birakwiriye yuko twagira ubunyangamugayo, rimwe na rimwe abantu ntibabyumve, abandi bakumva yuko wenda ari amarangamutima yacu, ariko biba bikwiriye. Igihe ufite ubunyangamugayo abantu bazagutega amatwi, uzavuga bumve bagira amatsiko yo kumva icyo uri kuvuga. Ni umugisha ukomeye rero cyane. Uyu muntu ufite ubunyangamugayo yagufata akagukura mu gikombe waruri, akakuzamura, akakutereka ku musozi mwiza cyane, kubera ko afite ubunyangamugayo, afite umwuka mwiza uri muri we, afite uburyo yagukurura, noneho nawe wamugira inshuti ntuzicuze. Ntabwo mubizi yuko hari igihe ubana n'umuntu ariko ukazicuza impamvu wabanye nawe? Ubana n'umuntu mukaganira, mukagendana, yemwe rimwe na rimwe ukamubitsa amabanga yawe, ariko umunsi umwe ukazavuga uti kubera iki nagendanye n'uyu muntu umeze gutya, kubera iki ntamenye ubwenge hakiri kare. Amen. Ni ukuvuga ngo rero icyo nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo, cyangwa cyakwereka umuntu ufite ubunyangamugayo. Muhezagirwe na Roho Mutagatifu, abandi na Mwuka Wera, si byo se? Iwacu ku ivuko hirya hariya yavuga ngo Roho Mutagatifu, abandi bati Mwuka Wera, ariko ngira ngo hari byose ni imyuka nyine, ni umwuka ni imvugo y'umwuka, si byo se? Aha, twagiye ku kintu cya kabiri kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo, agira umwete mu byo akora. Amen. Ariko uyu muntu ufite ubunyangamugayo ni imfura yo kabyara, agira umwete mu byo akora. Niba ari umugabura w'ibya Kristo, abigaburana umwete. Niba ari umuyobozi w'abantu runaka, abikorana umwete
kandi noneho akabikora neza kubera ko muri we nta mbereka, aba afite muri we ikintu bita ubunyangamugayo, aba afite umunezero. Ni ukuvuga ngo ibyo akora byose aba afite umunezero muri we, ibyo akora byose bimuhesha ishema, ibyo akora byose aba yumva yuko rwose ari ibintu byiza kandi ibintu by'igiciro. Hari ijambo nasomye rirambwira ngo Uwiteka ngo ibyo tugambiriyeho si bibi ahubwo ni byiza. Uyu muntu rero nawe ufite ubunyangamugayo muri we agendana nabwo, kandi ibyo akora byose akaba abizi neza yuko ari gukora biturutse ku mutima we, nta yindi nkurikizi. Ahorana umunezero, ahora yishimye, ahorana umunezero, ahora yishimye. Nta kindi kintu aba ashingiyeho. Ikibimutera ni iki? Wakwibaza ngo ni iki kibimutera? Ko yavukiye amezi 9 nk'abo nk'uko wayavukiye, ko mukorana mu murimo w'Imana nk'uko nawe ukora. Wakwibaza ngo ni iki kimutera, ni iki kimutera gukorana umurava, akagira umwete kandi agahorana umunezero? Nta kindi kibimutera, nuko azi ko ibyo akora atari ubushobozi bw'imbaraga ze. Tuvuge ngo amen. Arabizi neza yuko ibyo akora ntabwo ari ubushobozi bw'imbaraga ze. Witonde, arabizi ko ubwe nta kintu ashoboye rwose, ariko bavuga ko impamvu ibimutera nuko abazi yuko ari kubw'imbaraga z'ubushobozi bw'Imana buba muri we, ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Nta kindi cyabimushoboza. Ababyizi yuko ibyo akora byose ari kubw'ubushobozi bw'Imana, ari kubw'icyubahiro cy'Imana. Mu yandi magambo, ibyo akora byose aba yumva yuko ari ibyo guhesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu yuzura umunezero, akumva aranezerewe kandi agakorana umwete. Uzabibona, hari umuntu ugera nko mu murima agahinga pe, ukabona icyuya yagitaye, ukabona arashishikaye cyane. Buriya no mu murimo w'Imana cyangwa no mu yindi mirimo dukora ya buri munsi babisaba kugira ngo dukorane umwete kandi tunezerewe. Rimwe na rimwe ugasanga wenda boss yamuhaye akazi, hari abantu bahabwa akazi ugasanga barimo bagenda nabi muri ako kazi. Niba utagashaka, vuga ko utagashoboye, hari abandi bagakeneye. Ariko nuba ufite ubunyangamugayo muri wowe, uzagakora neza, bizakunezeza, uzagakorana umurava, uzagakorana umunezero. Urumva rero yuko iki ni ikintu cya kabiri kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo, cyangwa cyakwereka umuntu ufite ubunyangamugayo. Erega burya n'amaso araguha. Hari igihe ureba umuntu ukavuga uti tuwamye ibihembo. Nanjye hari igihe njya ndeba umuntu nkareba uburyo ateye, nkareba uburyo akora, nkareba kwitanga kwe, nkareba imyitwarire ye, nkareba imivugire ye, nkavuga ati nukuri nanjye mbaye ndi Imana, nukuri nanjye nakugororera. Niba ngewe mbireba gutyo nk'umwana w'umuntu, urumva Imana yo ibireba gute? Mureke dukorane umurava mu byo dukora, mu kazi twiyemeje ka buri munsi, dukorera ba databuja, ba mabuja, dukora umurimo w'Imana, tubikorane umwete, tubikorane umunezero. Ariko by the way, ibyo bisaba kuba ufite ubunyangamugayo. Iyo udafite ubunyangamugayo niho bikugorera, ugasanga wagonze igikuta. Ugasanga wagonze igikuta, baguhaye akazi, wagiye kugashaka, niwe wumva gushaka akazi, ariko ugezeyo biranze, wanze gusezera, wanze no gukora neza. Mu yandi magambo, mbese akaguru kamwe kari hano kandi kari hariya.
Imana ibahe kugira ubunyangamugayo mu izina rya Yesu. Navuga ngo ni ikintu cyiza. Tugiye ku kintu cya gatatu kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo cyangwa cyakwereka umuntu ufite ubunyangamugayo. Tugeze ku kintu gikomeye cyane ariko kandi kiranoroshye ku muntu wabigizemo intego, kiranoroshye ku muntu ufite ubushake mu mutima we. Icya gatatu kiranga uyu muntu agira imyitwarire myiza, ntabwo yiyemera. Agira iki? Agira imyitwarire myiza. Wacyumvise? Ikintu cya gatatu kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo, agira imyitwarire myiza kandi ntabwo yiyemera, ahubwo bavuga ko ngo yerekana urugero rwiza mu bandi, muri sosiyete yerekana urugero rwiza. Merutse kugenda muri KBS ariko ni ukuri Imana izayindinde nanjye mbona akamodoka kanjye ngendamo. Merutse kugenda muri KBS, Imana yo mu ijuru, umva ngendana n'umuntu, ngendana nako ntago ari njye wari urimo ngenyine, namwe murabizi. Nicarana n'umuntu umwe nashatse kubabwira, ariko Mana yanjye yari afite ikintu bise amagambo mabi. Yari arimo atuka shoferi. Buriya abashoferi mwaragowe. Yari arimo atuka shoferi, aramutuka, amutuka ibitutsi bibaho n'ibitabaho. Ibyo ntari numva n'ibyo numvise, ndavuga tuwite ukwiriye kugenderera uyu muntu. Nta kindi cyatumaga akora ibyo bintu nuko muri we adafite ubunyangamugayo. Hano rero baratubwira ngo uyu muntu ufite ubunyangamugayo agira imyitwarire myiza kandi ngo ntabwo yiyemera. Nageze ubwo mubwira nti wambabariye koko basi wenda ukampaguruka iruhande, kuko ngewe mu buzima nzira kumva ngo umuntu ari gutongana n'undi, nzira kumva ngo abantu bari gushwana, mbese nzira. Hari igihe nabwiye Imana ndayibwira atari ku Mana, ubundi iyi si niyo wandemeye cyangwa wandemye nanjye ngo mbe muri iyi si imeze itya? Isi yuzuyemo urugomo, yuzuyemo ubugome, yuzuyemo amahane, ko ndumva ntabishoboye. Ntabwo nkunda abantu batongana, sinkunda abantu bavuga nabi, sinkunda abantu bashwana, sinkunda abantu babungamira abandi kwa. Mba nshaka ngo buri muntu abane n'undi neza, babane amahoro, bareke gushwana, niba hari n'igihari bagikureho ariko babane neza. Kubera ko rero isi ari ngari kandi ibiriho akaba ari byo kenshi na kenshi bituha imbaraga zo kugira ngo duhemuke. Rimwe na rimwe ugasanga biratwoheje mu mitima yacu, tukabura ubunyangamugayo. Nta kundi wabigenza nyine. Nabwiye Imana tubwo nyine washimye ko nyine mba muri iyi si nanjye, ubwo nyine tuzagendana nabyo nta kundi. Ndangije mbwira uwo muntu, ndamubwira ati Imana igusange. Yambwiye nabi, yewe ndatitira, umutima uratitira. Yambwiye nabi, umutima uratitira, ariko ibintu byose duhura nabyo bibereho kugira ngo bikore iki? Bitwigishe, nta kundi. Kubw'iyi ngingo tugiye kwifashisha icyanditswe. Icyanditswe kiboneka muri Daniyeli ibice 6 n'umurongo wa 4. Haranditse ngo ariko Daniyeli aratona kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwira kumwegurira igihugu cyose.
haleluya. Mbega ijambo riryoshye, ndisubiremo reka ndisubiremo. Haravuga ngo ariko Daniyeli aratona kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cye cyose. Hari umuntu uba muri sosiyete akayivuyanga akaba mu itsinda, noneho hari ibingibi bita ngo niba ari itsinda ngo ibibina, bino bibina abantu bakunda kubamo, hari umuntu ubibamo akavuyanga, akajya agenda avuyanga, akagira amahane agatongana, ukaba wamureba ukabura ikintu wamutora, ukavuga uti ariko uyu muntu ni umuntu ufite gutekereza neza. Ariko we Imana idusange kandi tugirire neza. Birashoboka ko waba unkurikiye nawe uri kavuyo, birashoboka ko waba unkurikiye nawe uri kavuyo, ariko uyu munsi ibintu byo kuba kavuyo ubireke. Birashoboka ko waba unkurikiye ufite umutima mubi, muri wowe ufite ibintu by'umutima mubi, ushikura abantu. Oya, ntibikabe pe. Dusomye ijambo ryiza cyane we, mbega kugira ubunyangamugayo ukuntu ari byiza, kugira imyitwarire myiza. Noneho umva ndafashijwe pe. Bibiliya iratubwiye ngo Daniyeli atona ku mwami. Bibiliya itwereka Daniyeli agatoranywa n'abandi batware bo kugira ngo bategeke igihugu umwami yari yabagabiye. Barakorana. Mu yandi magambo navuga ngo hari amaraso adahura. Hari uburyo ushobora kwitwara neza bikabongamira bamwe kubera imyumvire yabo n'ibyo bagambiriye kugeraho. Icyo ngicyo kiba ari ikibazo cyane. Icyo gihe rero mu gihe ugize imyitwarire myiza ukabongamira bariya batabishoboye, ntabwo bazaguha amahoro, bazakugendaho. Bibiliya itwereka ukuntu Daniyeli bamugenzeho bakamubeshyera, bakamwandarika, yewe we. Ariko Daniyeli ibyo ngibyo yabibona kubera ko Daniyeli yari afite intego mu mutima we. Haleluya. Yari afite intego, yari afite ubunyangamugayo, yari yaravuze ati Mana ntabwo nzahemuka. Suhuje cyane abantu bafite intego nziza mu mitima yabo. N'ukuri nimugubwe neza, mugira amahoro ya Kristo. Ariko kandi n'abatari babyumva, birashoboka ko uyu munsi utabyumva ariko ejo ukabyumva. Nawe tukwifurije kugira amahoro ya Kristo. Daniyeli ararwana. Umunsi umwe bati mwami, bati harya ntiwavuze ngo uzagusimbura agakora ibingibi azagira gutya. Daniyeli arabyumva, arabimenya, amenya ko umwami nawe yabyumvise, yakonfirimye. Arategeka ati mujye kumuzana nyine mu mujyane hariya mu rwobo, nyine niho dushyira abananiranye. Ariko bari bamuhoye ubunyangamugayo. Ndashaka kukubwira wowe bajya bahora ubunyangamugayo, ntuzacogore. Haleluya. Wowe bahora baharana buri munsi, ariko muri wowe ukaba uzi yuko ufite ikintu bita ubunyangamugayo muri wowe, ntuzacogore. Kuko icyo Satani ahiga, arahiga kugira ngo uwo mutima ufite w'ubunyangamugayo ugushingukemo, ariko ntuzabyemere. Daniyeli arahagarara gitware, arakomera kubera ko yari afite amaboko amugaragiye, yari afite amaboko amufashe, amaboko y'Imana. Reka nkubwire ngo amaboko y'Imana nagufata, abanzi bawe nta kintu bazagutwara.
amaboko y'Imana n'aba yaguteruye ntabwo bazakugambanira ngo bifate, nubwo bazakugambanira ibimenyetso bakagushinja ibimenyetso bitariho, ariko amaboko y'Imana kuriho ntabwo bizarangirira aho ngaho. Daniyeli umwami arategeka ati mujye kumuzana, baragenda baramuzana bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko kubera ko Daniyeli yari afite ikintu bita isezerano, imyitwarire myiza, kugira imyitwarire myiza ni ikintu cya mbere. Daniyeli arakomeza aravuga ati Mana naho napfa nzapfa nkikwiringiye, aba nk'aka Yobu, aba nk'uko Yobu yavuze. Murabizi ko Yobu yageragejwe ariko yagera akavuga ati uruhu rwanjye nirumara kubora, haleluya, nzareba Imana mfite undi mu mubiri, amaso yanjye azareba Imana, ntabwo ari ayundi azayireba ahubwo ni amaso yanjye. Yari afite ibyiringiro, kandi Yobu nawe yari afite ubunyangamugayo, yagendanaga ubunyangamugayo. Kugira imyitwarire myiza ni intwari ikomeye cyane, haba muri sosiyete, haba ahantu ugenda, ni intwari ikomeye cyane ibasha kugutsindira. Murabizi igihe cyarageze Daniyeli bamushyira mu rwobo rw'intare, ariko intare ntizamujye, yagezemo mu yandi magambo impumuro impumuro y'ubunyangamugayo, impumuro y'imyitwarire myiza, ageze mu rwobo ahita aba inshuti y'intare. Nawe ibaze, ariko ibaze kugira ngo ugere no mu bisimba, n'ibisimba bimenye yuko uri inyangamugayo, ayi wenda afashijwe n'ukuri, inyamaswa zimenye yuko uriho umwuka mwiza. Niko Bibiliya yatubwiye. Daniyeli yari ariho umwuka mwiza, yageraga muri karitsiye bakabimenya, yagera mu rusengero bakabimenya, yakwicara mu kibina bari gutanga itsinda abantu bose bakamenya, bakavuga bati uyu muntu umva amahirwe, umva amahirwe azanwa no kugira imyitwarire myiza muri sosiyete, aho ugenda mu buganira nabo, kuntu ari ikintu cy'ingenzi cyiza cyane. Iki kintu cya gatatu rero nicyo kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo. Reka nanjye nkubaze, mbe ntuza we unkurikiye, wowe unkurikiye wowe unkurikiye, urumva kugira ubunyangamugayo hari aho byagukura hakagira n'aho bikugeza ukurikije ibi bintu bitatu tumaze kureba? Uwaza akaguhitishamo akakubwira ati hitamo kwiyobora cyangwa se kugira amahane cyangwa se kuvuyaga no kugira ngo ugire ubunyangamugayo, urumva wahitamo iki? Oh haleluya, mbifurije namwe kugira ubunyangamugayo mu mitima yanyu, mbifurije kugira imyitwarire myiza. Uzahura n'abantu mbese baguhagurukire bashaka kureba urugero uhagazeho, ariko uzihangana ukomere. Uzihangane ukomere, uzihangane intego yawe we kuyiteshukaho. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wa none niba usuzuguritse, uyu munsi wa none niba udahabwa agaciro, uyu munsi wa none niba abantu bakureba bakabona nta kintu kikurimo, bakabona yuko wahisemo kugira ubunyangamugayo, bakagufata nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva, bwo kutabona, turiya sasa itonde Imana iraje kurwanirire, kandi nukuri Imana iraje igusubiza icyo bita ijambo, upfa kuba ufite intego muri wowe. Amen. Komera cyane.
Daniyeli nawe yaje gutsinda kandi biza kugaragara yuko abamugiriye nabi baje guhura n'ingorane nabo barapfa aho bifuzaga kumushyira abariho bajya we abaho. Uzabaho kubera Imana, uzabaho abantu batabishaka ariko uzabaho kubera ufite intego mu mutima nziza, ufite inzira nziza muri wowe, uzabaho kubera ko wahisemo kugira ubunyangamugayo. Tugiye ku kintu cya kane ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho. Umuntu ufite ubunyangamugayo cyangwa ikintu kiranga umuntu ufite ubunyangamugayo atinya icyo bita guhemuka. Ariko Mana wenda gukunda n'ukuri, atinya guhemuka. Uzasanga abantu uhura n'umuntu ukavuga ngo ntabwo tuzongera guhura, ngo reka muhemukire, reka mugirire nabi, reka mwangize, reka muvuge nabi, reka mubeshyere, ukibwira yuko bitazamenyekana. Umuntu ufite ubunyangamugayo rero ntabwo ahemuka, atinya guhemuka. Ni ukuvuga ngo niyo agize ikintu mbese niyo aguye nko mu gatego kashobora kuba kagaragaza yuko yahemutse, ahita akora iyo bwabaga kugira ngo yongere agaruke mu murongo ashaka. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubunyangamugayo ashaka amahoro bubi na bwiza, ashaka amahoro, yifuza amahoro, yifuza iterambere, anezerwa iterambere ry'abandi, akwereka inzira iboneye. Tugiye kwifashisha icyanditswe kiboneka hano muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 8 n'umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 32. Mana yanjye we mwihangane ngiye gusoza. Haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwegereye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa nyakuri. Umva ariko password. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa nyakuri. Umurongo wa 32 avuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzakora iki, niko kuzababatura. Haleluya. Nimuguma mu ijambo ryanjye bakristo ba Kristo muzaba bigishwa nyakuri, muzatinya guhemuka, muzatinya kubongamira abandi, muzifuza amahoro, muzifuza umudendezo mu gihugu mutuyemo, muzifuza gukora imirimo myiza. Nimuguma mu ijambo rya Kristo. Bega ibintu biryoshye. Ariko Yesu nawe yari afite amagambo aryoshye by the way. Muzaba bigishwa nyakuri. Busize narabwiye ngo tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa Kristo. 32 havuze ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzakora iki, niko kuzababatura. Kuri niko kuzababatura nimumenya ukuri. Haleluya. Bivuze ngo umuntu wamenye ukuri, ukuri kuramushoboza akirinda guhemuka. Uzabona abantu bahemukira abandi akavuga ati ntacyo bivuze, agahemuka, akagenda agafata umuntu akamubeshyera, akavuga inkuru zabayeho, akavuga izitarabayeho, akabeshya, agahemuka. Ye baba we. Ariko ijambo ry'Imana iyo ryakugezemo, iyo ryatugezemo, rigomba kuba rizima, rikagira imbaraga nyinshi cyane muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ukuri ni kumara kukubatura. Nawe ubwawe uzatinya guhemuka,
niba uzi ko ugihemuka ukagambirira guhemuka, ukagambirira kwangiza abantu, ukagambirira kuroga, ukagambirira kwica, ukagambirira, ntabwo wari wabaturwa n'ijambo ry'Imana. Ndanezerewe cyane, ngeze mu gihe cyiza cyane cyo gusoza. Yandi magambo, iyo wamaze kubaturwa, ako kanya usabwe guhinduka, ugahindura imitekerereze yawe igahinduka. Iyo wamaze kwakira Kristo muri wowe, waramaze kubaturwa n'ijambo ry'Imana. Ugomba kugira iki? Ubunyangamugayo, kaba umuntu wo kwifuzwa. Ariko ntabwo wumvise ko Daniyeli ari umuntu yabaye umuntu wo kwifuzwa. Yakoreye umwami aranezerwa, aravuga ati mva nabaho mbonye umwana unyubashye, mbonye umwana unyitayeho, mbonye umwana uzi iyerekwa ryanjye. Birakwiriye ko umenya iyerekwa, ukamenya iyerekwa ry'abantu ugezemo, ukamenya ngo bameze bate, bitwaye bate. Birakwiriye ko werekwa, uhishurirwa. Ukwiriye kubaho mu buzima bwiza bwo guhishurirwa. Ese ahangaha nicaye ndi bwitware gute? Ese ahangaha ngeze ndi bwitware gute? Mbese mu yandi magambo ugakora iki? Ugahishurirwa, ukamenya icyo gukora. Daniyeli yamenye icyo gukora, ageze hariya muri bariya abami bari bari gukorana, amenya icyo gukora, arahatana, aravuga ati nzabikora neza, nezeza umwami. Wampaye akazi, wampaye kubona umugati, wampaye wanyaguriye izina, ati nzahatana. Hari abantu rero nahoze mbivugaho rwose, bagera muri kampani bakayizambya, ugasanga bibaye bibi cyane. Ariko kandi hari na babandi bafite ubunyangamugayo, bagera muri kampani ugasanga igize iki? Igize umugisha, iteye imbere. Kubera iki? Bwa bunyangamugayo buri mu bantu, cyangwa bwa bunyangamugayo bumurimo, ugasanga nyine abaye umugisha. Hanyuma niba hari umuntu wari uzi ko afite ibi bintu bine, ibyo ibi bintu bine mbabwiye biranga umuntu ufite ubunyangamugayo, cyangwa se byakwereka umuntu ufite ubunyangamugayo. Fata telefone, nurangiza umuhamagare, mwicara ahantu, umushimire. Bahita we umushimira akiriho, kuko igihe azaba yamaze kuvamo umwuka ntabwo uzamushimira. Ikindi, niba uzi yuko nawe ibi bintu bine ugerageza kubikora, ufate niba ari 5, niba ari 1000, niba ari 20, ugende wicara ahantu, ugende niba ari inkoko yawe uyivovora, uyigure, tugomba no kuryereka. Uyigura uvuga uti Mana ndagushimiye kubw'imbaraga wampaye. Mu yandi magambo, ntiwirate, ahubwo ushimira Imana igushoboza, iguha imbaraga zo kugira umunyangamugayo. N'abariya batari babugira cyangwa batabufite, si uko batabishaka. Hari uburyo umuntu ashobora gushaka ikintu bikanga, ariko noneho no kuvuga ngo ugomba kubigira ukabifata, ukabishyira mu bwonko bwawe, ukavuga uti ubu nanjye ngiye kubigira ikintu cy'ingirakamaro muri njyewe. Basore, bakobwa, bamama, bayobozi batandukanye mutuyoboye impande zose mu nzego zitandukanye, birakwiriye yuko tugira iki? Tugira ubunyangamugayo. Birakwiriye yuko tuba icyitegererezo cyiza, tukamera nka Daniyeli. Birakwiriye yuko umuntu akureba ugenda akifuza kukuganiriza, akifuza kugendana nawe, akifuza kumva amagambo akuvamo, akavuga ati ninganira na Claudine ndanezerwa, ninganira na Claudine ndaruhuka, ninganira na Claudine nibura hari icyo ari bumfashe, haba mu mitekerereze ndetse no mu buzima busanzwe. Ibyo byari ibintu bine nari mbazaniye biranga umuntu ufite ubunyangamugayo, cyangwa byakwereka. Ndavuze ngo nakagaruka, mukomeze mugira amahoro y'Imana.
yari ubakunda Evangeliste Claudine. Reka ariko manze nsenge kuko natangiye nsenga. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'inyigisho itambutse mu matwi y'abana bawe batuye isi yose. Mana reka uhereze umugisha ku bantu bamaze gufata umwanzuro wo kugira ubunyangamugayo muri bo, kandi nanone n'abatari bafata umwanzuro Mana tubasabiye imbaraga kuko twamaze kubona ko ari wowe udushoboza Mana. Ibyo dukora byose ari ku bwawe mu izina rya Yesu. Abatari babona imbaraga ubaha imbaraga Mwami Imana yacu. Abatari bagira Mwami muri bo intego ubashoze mu mitima yabo bahe gutekereza cyane, kuko tubona yuko kugira ubunyangamugayo ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa buri muntu wese waremye mu izina rya Yesu. Tumaze kubona ko kugira ubunyangamugayo Mwami w'abami ari urufunguzo rutwinjiza mu migisha yacu, mu mahirwe yacu tukiri muri iyi si, ndetse tukazabona n'umunezero tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagushimiye Mana, kandi dusabiye umugisha abadukunda bose batwereka ko bari kumwe natwe Mwami. Ubaha umugisha, ndetse n'abatari badukunda nabo ubaha umugisha Mana. Urakoze mwongere mwiza, uhereze imitima y'ubwoko bwawe ibyo bakeneye byose. Abababaye ubagirire neza, abarwaye ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ababuze Mwami uko bigenza ni wowe ugira icyo ukora ndetse ukagikomeza, ukomeza abantu bawe Mana. Ababuze Mwami ubukode ubahe ubukode mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza ndagushimiye mwongere mwiza. Ndasenze kandi nsengera n'imitima Mwami Imana yacu ikomeje Mwami kuba imbere yawe Uwiteka Imana, kugira ngo ukomeze ubahezagize Mwuka Wera, utanga imbaraga mu isi yose kuba kubaha Mwami, ndetse n'abatari batera intambwe yo kukubaha mu izina rya Kristo Yesu msenze nizeye. Amen.